gutyo niho nakubaza noneho ngaho tangira twibwira tubwire muri make. Nitwa Hakizimana Theogene Ayasizayirwa. Kabukora nkaba nkora mu burimo bw'ubuvuzi bwa gakondo. none watangira dusobanurira uhereye kuri akanga ngo akaba kitaga ku rubindi nagakuye muri Kongo ku muvuzi wa gihanga w'umuhunde witwa Rushisha. Niko ntangiramo imiti ku bantu bari kure hanze. Hari ukuntu ko natse umuriro baba bari nko mu buraya ako kanya nkafata igicucu cyabo ngahita mbavura n'ibereye hano. barwaye n'iki? Barwaye nk'amadayimoni, inyatsi, n'uruki n'abarozi bw'uturushwima. Bega bikora ku burozi bwinshi cyane butandukanye. Aho baba bari hose ngomba kubavura n'ibereye hano. Nibyo ukababona bagaruka bakubwira ko bakize? Nako kanya maze kubikorera abantu benshi cyane. Iki ubwo numva ngo ni umurizo w'inkura. Ubwo ku bantu barwaye ibisazi cyane basaze, nako kanya mpita ntongera nkoresheje abakurambere. Nako kanya mpita ntongera n'ukurebaho bigakemuka. utu tuntu turi kurga. Uyu ni umuti rero. Uyu ni umuti niwo nkoresha nabereka ko gukora kugira iyo ntangiye kubituma kugira ngo bitume babona neza. Shira ku munwa wa mbere wawe ku rubindi, ngashyiraho umuti. Ubwo ngiye kohereza nko muri Amerika. Urabona mu kanya bizamutse. Ubwo urabona urebye ubwo umuriro nako kanya mu minota mikeya ngomba kugutuma umuntu aho ariho hose afite uburwayi wamusangayo. Wayibonye nta bindi nkoresheje mu muti wanjye. Ubwo ibi bintu umuntu utari wabibona yakwizera ko bibaho? Oya, ntiyabyizera nawe uri kubyirebera. Nanjye ibi bintu nibwo bwa mbere nabibona pe. Nawe uri kubyirebera kabisa nako kanya. Nako kanya. Aka iyi ni ingwe rero, urabibona ni ingwe ya kera. Imaze imyaka myinshi, hafi imyaka nk'ijana. Ni y'umwami w'umuhunde mukuru witwa Rushisha w'umurega, niwe yakoreshaga ibwami. Yimfasha rero kuvura imiti myinshi cyane itandukanye. Ku badamu batabyara, ku bakobwa abandi gushaka, nkoresha iyi ngwe yanjye nkayatongera nuko ibintu bigakorwa. Bigakorwa. Wabuze umugabo akamubona nako kanya, wabuze n'urubyaro akarubona nako kanya. Nibyo. Aka kantu si kameze gatya. Aka kantu urakabona ubu kuragasana n'inuza n'igishuye.
urebye neza nawe kureba iyi ni inkongoro yanjye rero yitumagaho nshaka aho nshaka babibye umuntu ako kanya ihita ibigaruza n'ako kanya ndayigutuma ntabwo nduga ariko ndayigutuma ako kanya ibintu bikagaruka urayibona ukuntu imeze ni watwereka uko ikora nayo iyi shyira hano mbereka ukuntu bikora urabona gano ni amazi mugezi ariko ngomba kuyiterekamo abibonye dore hari amazi se yego dore ubwo hari amaraso y'umuntu mba nafashe nibereye hano ngomba kubikoresha nibereye hano aho mba ndi kuko nkoranaga n'abandandi bo muri warikare isaha ku isaha nubwo yaba ari kure y'ibintu bigomba kugaruka ngomba kubimugaruriza byanze bikunze biramutse yabitwawe babimwibye n'abantu benshi cyane maze kubikorera nibyo ibintu bye bikagaruka ibintu bye biragaruka ubwo hatari amazi asanzwe ntabwo byakunda kirazira ni amazi mugezi nawe urabyirebeye ni amazi mugezi ibintu bikarangira kuko hari abantu dukorana cyane b'abasaza bo muri Kongo kuko nanjye niyo mvuka reka nawe uri umukongomani nanjye ndi umukongomani ubwo ibi byose hari aho bihuriye oya buri kintu gikora ukwacu iyi nakubwiye kano uri kureba ukuntu ko gakora ukwako n'aka gakora ukwako n'aka gakora ukwako n'iri rigakora ukwako waribonye tugomba kurigurisha iyo ija rikajya kubizana ukaba wifuje ko ibi bintu twabisangiza abantu mwabisangiza abantu bakamenya ko bikora ko bifite ibyangombwa byabyo ahubwo icyo wabwira abantu ni iki ibyo byangombwa wabitwereka nabibereka bakabibona ko bihari nabibereka muri aga Rwanda ni ubuvuzi gakondo bwa Kinyarwanda y'icurukure yego ukaba ushaka kumenyesha abantu ko ibi bintu bikora bagize ibyo bibazo bakugana bagize ibyo bibazo bangana ibaye na ngombwa se ubu wabaha uburyo banakubona byihuse nka nomero ya telefone 078 477 06665 ongera uyisubiremo bazayumva 078 477 666 murakoze zero agiyemo nta kibazo ukaba wifuza ko abantu bafite ibyo bibazo bakugana ukabikemura mu buryo bwihuse kuko n'abantu benshi cyane maze kubikorera barinde bizamagana mfite n'igitabo mbandikagamo ni ukuvuga ngo akazi urakamenyereye rukumva ndakamenyereye nkamademo hafi imyaka 18 ubwo abo wabikoreye bigakunda bazaba abahamya ni benshi cyane nibyo ngewe rwose ibi bintu nibwo bwa mbere nabibona gusa birantangaje cyane ariko nanone burya hari byinshi tuba tugomba kubona tukanamenya ngubu ndumva hari icyo waba wibagiye kubabwira oya nyine ni ukuvuga ngo baba bafite ibyo bibazo byose kuba natanze umuntu wanjye wa telefone bampamagara baba bari kure nkabafasha aho baba bari hose nabafasha ariko icyo kintu wambaye ntabwo ugeze ukinsobanurira
uyu ni umutandiro wacu w'umugezi w'abakorana mu buvuzi bwa gihanga. Nibyo. Iyo ngofero nk'iyo abasaza buriya nayo ibiri mu kazi. Ibiri mu kazi ni ngombwa. Nibyo. Ni ngombwa. Ubwo abari bafite ibibazo byagize rero byabananiye, ubwo nkeka ko bakubonye ibyo bibazo byabo ugiye kubikemura ako kanya. sawa, murakoze kandi namwe murakoze. ndabashimiye.